imyaka 25 nta mugabo ariko umunsi nizere kuko ndamubona. Amakuru ni meza. Waruraho Ndaho. twaherukanaga kera hashize iminsi myinshi cyane ndabona waranakuze dawayo n'inkumi umuntu uraza kumugabo Reka naramubuze. waramubuze Yego. none se ahubwo hari akantu nashaka kukubaza uri kubona ko iwanyu mperuka muri abakobwa bajya muri 12 bonyine nta bakobwa gusa mwese nta n'umwe urashaka? Reka twese turacyara. Baba we dore nanjye ndaho ngaho dore imyaka dore ngize 29 nta gushaka kwa kundi nkimeze ahubwo se buranjye numva ngo abantu b'abakobwa buriya ngo hari ukuntu mujya mufata ngo umuntu ukamukubita pasi none ngo amara kumukubita pasi ngo nawe ngakahita agenda nyine ngo bakahita babigira cyane rwose bibaho. ahubwo reka nawe gukomeza guca ku ruhande nkana utuntu two kuzamu beshya ngo abakobwa ngiye kuva cya gihe twahura bajya twahuye ku wa kane ni ku wa kane wa gatanu ubundi nicyo kintu ngiye nkwemerera twahuye ku wa gatanu ntabwo wabitekerejeho neza ku bintu nakubwiye se byo kuba njye nawe twakunda yewe ubwo nabitekerejeho nza gushaka kuguhamagara nsanga namba yawe ntabwo iri gucamo ahubwo nanjye naragukunda ahubwo ntumva none ubu ngubu ndumva umutima wanjye meze neza cyane ubu ngubu ndasubijwe ubu noneho ubu gahunda isigaye ni ukugira nyine nkahita bishyira mu bikorwa nkakubwira nyine uburyo twazabanamo n'uburyo ibintu byaba bimeze. uragira vuba vuba nanjye ndahari. none se ko wari wicaye hano hari umuntu nari negereje. hari umuntu utegereje ahubwo mu gihe uwo muntu ataraza naba nkuganiriza ubwo ngewe buriya ngewe ndi n'umuntu mwiza. ntari buriya ngewe kunkunda ni nko gukorera amafaranga kunkunda ni ibintu byiza cyane urumva ni ibintu biba bimeze neza ahubwo se noneho reka nkubwire rero ngewe hari udukobwa twinshi nagiye ntetana nkumva wapi ntabwo bindimo nkumva niwe wanjye. komera makuru se urimo urajya he? nari ngiye ku isoko. nanjye hari umuntu nakoreye hano ruguru muri zino karitsiye za hano ruguru nari ngiye ngo anyishyure udufaranga twanjye nari ndimo ngo urabizi aha ngaha ibintu birakomeye nyine tuba dufite ubukene bwinshi cyane iyo umuntu akugiyeho amafaranga aba agomba kuyakwishyura. wari umeze neza? nameze neza. none se ibintu nakubwiye utekereje? ibyo wambwiye? nakubwiye ko ngukunda. ibintu by'urukundo ongera umbwire ntabwo mwigishije neza. nakubwiye kuko ngukunda. ndagukunda. warankunze? hakiri si ishyano rigenda rite? none se reka nkubaze uriya munsi wabimbwiyeho ntabwo aribwo nakubwiye ngo ngewe sinjya nkunda abakobwa bananutse? hagarara hano wimbwire neza ngewe ubwanjye urabizi duhagararanye warabimbwiye ndakubwira ati ngewe sinjya nkundana n'abakobwa bananutse. ibyo ni ibintu nawe nakubwiye ndakubwira ati ngewe umuhungu w'abandi ntabwo byavamo ahubwo sinzi impamvu wari ukibitekereza. erega kubyibuha si ibya bose. noneho ikindi kintu ngewe nakubonyeho cyatumye mpita mvuga ati nta n'urukundo rwanjye ntabwo nta nubwo twakundana. banza urebe nk'aka gatwe kawe ku mukanga urabona aka gatwe urumva kariburungushuye noneho ntabwo twakundana ngo bikunde uri kubona natwe. ikindi cya kabiri wewe tubanye no mu rugo ukabyara umwana batupfiraho gusa uri kumva nta nkujyanye nagupfiraho neza. reka nkubwire sinakwemera icyo ni icya mbere. noneho ikindi cya kabiri reba hano turi ni Kigali sibyo
iwanyu urabizi waravuye hakurya ya za Kinazi, urabizi iwanyu ko hakurya iriya mwararogaga, urumva musekura imyumbati mukarya, ugeze i Kigali uravuze ati uyu muhungu ndamukunda. Njye nawe urankunda, twaravuganye njye uranzi. hanyuma iwacu ngo turi abarozi. None se hakurya iwanyu si mwari abarozi, se hari umuntu utabizi? Iwacu mu rugo. Oya ziriya karitsiye abantu mwese muturutse hariya, mwese niko mwamuteye, niyo ubanye n'umugabo uhita umuha bya bintu njya numva ngo ni amasombe, ngo ugahita umuhamurira akaba ikigoryi ngo akaba ari ugiteka. None reka nkubwire rero mba rero tuzi amazi nkubwire rero wakantu, sibyo? Ngo ndakantu. Urakantu. Komeza ntumve. Reka nkubwire wakantu rero, ntazongera kumva umbwira ibintu by'urukundo wa Kariso, uri kunyumva? Ikariso nawe ngende ikariso. Ahubwo uyivuga ngo ikariso uri n'uburetwa, urumva? Ikariso wayibonye ute? Reka nkubwire iyo mpanga na himene, umva nkubwire wa kibiritiwe, sibyo? Ikibiriti nawe ko kameze nk'intuza nk'iminyereri, ntabwo ngenda nkundana n'ubuntu bungana nawe, nawe nimba ubyibushye ntiwabivuga. banze nyumve. Ubundi reka nkubaze, ubundi unyuze muri ino nzira uri kujya hehe? Najyaga ku isoko. Aha hantu uri gute mba ngiye kunyura muri ino nzira nawe ukayinyura? Ntabwo se wowe wajyaga hehe? Reka nkubwize ukuri, nimba wananyuraga muri ino nzira uhindura inzira, uri kunyura, hazagira ahantu nzongera guhurira akantu kangana nawe ko kangana. Wowe uzahindura. Wewe wanantira n'umwaka. Genda wamuhira imbere. Wowe wantera n'umwaka.